Mwese kumushinga jango murakuri cyangwa uratashye ku igare ryawe umugabo wawe nawe mukanya umurarasa kumusangayo ndapfuye we none si iba ariko se nzane telefoni basi ajya kuyiza umva reka ngende mama umugore ahantu hose ngiye arankurikirana ahantu hose ngiye akankurikirana ninde sakubwiye ko ndimo ndacuruza ninde kubwiye ko ndi gucuruza kumva imbere genda kumva imbere mugabonye mana we shamuwo mu nzu nziza ukuri hangana ariko se mwana wa none yaba ari umuzimu wakohereje ariya mafaranga wabyitwara mute ni byiza mabusha ese papa none yagiye ryari ntago mbisi ntago nigeze mubona ngo mabusha mumeze neza komeza neza na komeza akazi kawe ariko se mwuka byaramwe ubu ndamenya uriya muhungu ari he koko ubu ndamenya ari he koko ako papa mama naraye mwumvise agenda nijoro waraye mwumvise namwumvise ahubwo papa yaragihe rirajoro ariko ku kazi bari bamukeneye burya niyo mpamvu singuye usaraje ahubwo mwiriweho urananiwe mama uvuye reka nkubanze kuri aka kagwa soma mama uvuye dadi hari icyo wabwiye muhoza reka nta kintu ugeze mubwira ahubwo usanze ari wambaza ngo mama yakumvise nijoro ugenda muho ntabwo usigaye uryama usigaye urara ijoro kubera iki mama ndaryama ahubwo se murimo kumisha iki oya ntacyo dadi uwo muntu arampamagaye wowe se kandi wawe ni nyine waduhaye amafaranga kaho se mwitebe wumva icyo akubwira alo ngo iki okay reka nze ndebe ukuntu nakugeraho akubwiye ngo ikize arambwiye ngo ninze ngo anyiyereke
none nze duhura nyereke kandi rero ikindi arambwiye ngo nawe muhungu bamufasha none haguruka ihute vuba vuba ihute Papa no waraye. Ngaho. Ko naraye? Waraye he nyine ko ntigeze mbona uza mu cyumba. Ariko umutwe urimo amazi cyangwa urimo ikindi kintu. Wowe nkubwira nijoro ko ndi burare nkora akazi ntabwo wabyumvaga. Cyangwa wowe wibereye ahandi. Kucece suri kubyibuka. Yego ndabyibutse. Ariko rwose papa no. Harubanza ntakiri umugore wawe. None suri iki? Hakurika nkubaza ikintu. Amafaranga urafite. Amavuta urafite, ibyo kurya urafite, imisatsi irakoze, urambaye, urashaka iki? Wampaye amahoro. Erega ibyo bintu byose uvuga ntago ari byo bigira umuntu kuba umugore. Reba nk'ubu ntukinyitaho, umva nta byishimo rwose, habe namba noneho. Uru rugo ntago nzi n'ukuntu rumeze. Niba usigaye ucuruza ibiyobyabwenge, niba ari urumogi, niba usigaye ucuruza abantu, njyewe rwose byaranyobeye. Ose kuzunguza umutwe ibyo mvuga sibyo. Banza usigaye ucuruza abantu ucuruza abantu. None se ubwo usigaye akazi hari akugikora. Mama uje twabonana njyewe nawe uri kubyumva neza. Uzongera wibeshye injiji Ntabwo nzongera. Umuntu aba yifitiye ibibazo n'ibicyose warangiza ukazuka mu kanwa. Mbabarira. Ntabwo nzongera. Umuntu aba yifitiye ibibazo birebire byamurenze no ukaza umutoneka. Batanze amahoro. Cyangwa ukasohoka mukagenda. Nuwakwicaye guheraho wowe. Uriya muswa ngo ni hanko namara kumenya ko nasuye inyuma kureba umurambo wa Kade nkawubura hasanga barawibye sinzamukira. Ariko ndimo ndibaza yaba yarapfuye cyangwa ntiyapfuye. Kamubwire sha. None isaha yo kubazwa irageze. Kandi ndagusaba kutwara neza. Uri kumva? Nikumva muswa. Mwihorere ndamwumvisha. Kamubwire sha. Ubu ndakwifitiye neza nta wundi muntu ushobora kukunkura mu maboko. Nutasubiza neza uko mbishaka urumva uburibwe buruta ubwo ngubwo. Uri kumva? So dukorana nande? Ndakubaza ukorera nde? ntawe Urikorera? cyane rwose ndikorera. Niko sha. Ubundi ukorana nande? Umva nkubaze.
ninde muntu waragutuma kuza iwanjye buri gihe? nawe urikorera cyane nikorera. urabeshya. Umuntu witwa Kade aracyariho cyangwa ntakiriho? Umva babwire mwa bagabo gusa ibintu muri kumbaza gihe iwe ntabyo nzi. Ntabyo uzi? Yego. Na n'ubu ntabwo urabimenya. Na n'ubu ntabwo urabimenya. Subiza. Hari ikintu uri kumpisha wa muswa. Ya, alo? Ngumi bite? Umva ndagushaka mu rugo nona. Ya, niho ndi urahansanga ariko ntutinde. Sawa. ariko ubundi yanko wamutanga atarantanga. Umva, namaze imyaka 15 muri koma, ntunzwe na sonda, ntacyo ndicyo. Umusaza wantabaye yemeye kumbona imyaka yose, ntacyo mumariye. Ubwo navuye muri koma nibwo natangiye kugenda nibuka buri kamwe kuri kamwe kugeza ubwo nibutse ibyo naratangiye. Ndashaka guhana abantu ku buryo bazifuza kwaka imbabazi. Nta muntu ushobora kubababarira. Ubuzima nicuza icyatumye mbana na ziriya nyamaswa. Iyo umuntu akoze ikosa agasaba imbabazi n'Imana iramubabarira, ariko ngewe ndagira ngo mbabaze buri umwe uwo ari we wese wagize uruhare mu gutuma ntagira ibyishimo. Gusa uriya mwana naramureze, ndamukunda, mbona ari we mugisha wanjye. Humura, iby'umugisha byo ni ibyanyu. Umusaza wantabaye, umusaza wantaburiye aho wari bantabye, bantabye mbatakambira, bantabye mbareba ndi muzima.
ndabinginga byibuze ngo nibanyice baranga bifuza kumpama ndi muzima. Uwo musaza yari afite byose bishoboka, ariko nta mwana yari afite. uzi icyo yambwiye ajya gupfa? yarambwiye ngo mu buzima bwanjye nzige kugira neza kandi no kwicuza. niyo mpamvu rero nanjye nshaka gukora ibishoboka byose, amarira uriya muziranenge yarize nkayamuhoza. niyo mpamvu ngomba kubikora kandi nkasohoza isezerano yampaye. uriya muziranenge nzamurwanaho hasi hejuru. amarira yose yarize agomba guhanagurika. gusa ikimbabaza mu buzima niko ntashobora kumugarurira ababyeyi. humura, uriya mwana arankunda, yansabye kumubera byose kandi niko bimeze. ndamubereye umubyeyi, ndanamukunda, nicyo nzaharanira kugeza ubuzima bawe ibihe byiza n'ibibi, habaho igihe wishimye cyangwa ubabara, gusa ikibi ni ukuba intandaro y'ibibi. mu buzima